Reka ngusuhuze inshuti mukunzi w'Urugwiro Online TV ndetse na Kiberinka TV. Aha turi ni mu mujyi wa Goma kuri Goma Serena Hotel, ahagiye kubera ikiganiro n'abanyamakuru cyateguwe n'ihuriro AFCM 23. Iki kiganiro kije nyuma yuko imiryango mpuzamahanga ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu isohoye raporo ishyira mu majwi ko AFCM 23 iri kwica abahutu mu bice iyobora cyangwa se ifite mu maboko yayo kuri iki gihe. Ibi rero byatumye AFCM 23 ishyira hanze nayo raporo imaze iminsi ikorwa igaragaza ko ibi byose bivugwa n'imiryango mpuzamahanga ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu ari ibinyoma. Tujyane muri salle ya Goma Serena Hotel ahagiye kubera icyo kiganiro, twumve ibyo AFCM 23 igiye gutangaza. Kiti intambara ivuye mu banyekongo bose, none ibyo turega kwica abahutu ndetse n'abandande, niko raporo yaje ivuga. Reka mbonereho akanya mbanze nkwereke ko iyi raporo atariyo, nyuma noneho nze kukubwira impamvu ntekereza ko bashyiramo ibyo bintu by'amoko. Icyambere nuko iyi raporo ishingiye ku bintu bise ngo ni credible source, kuvuga amakuru ava ku isoko yemewe, ariko ntibavuga iyo soko. Ikindi bakayita ko iva ku bahamya bahamagawe kuri telefone, kuvuga umuntu aricara Geneve mu Busuwise cyangwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agahamagara umuntu uri kuri Goma akamubaza ati ese AFC maze kwica abantu bangahe? Ati 300. Undi yamuhamagara ati 140. Mwabonye raporo zagiye zigira imibare itandukanye. Yarangiza akajya ku rupapuro akandika bya bindi, ntanabishyire muri akabihamya nkaho yabyiboneye. Noneho ukibaza utese abantu 319 bapfa aho bapiriye muri iki kinyejana turimo, kirimo ama smartphone, abantu bose bafite smartphone, ikintu cyose gikozwe kijya kuri social media. Bakaba barapfuye ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi, nkuko bavuga ukwezi kwa karindwi kukarangira nta muntu numwe, nta image nimwe iragaragara. Iyi raporo nta evidence nimwe ya imaging cyangwa video igaragara. Ukibaza uti ni gute bashoboye kumenya umubare w'abantu bapfuye ariko bataba badashobora kugaragaza n'ishusho nimwe? Bababaze gute? Igihe bababaze ntibashoboraga kubafotora. So hari ibintu utekereza muri iki kinyejana turimo cya 21 ukabona ko ibyo bintu umuntu yaratekereje, arahimba, arandika, arasohora. Icya gatatu nuko abo bavuga ibyo ngibyo nibyo bavuga, ariko hari ibindi bikorwa. Hari ubwicanyi bwinshi bufite na image cyangwa se amafoto, amashusho n'amavideo y'abantu bicwa, abandi baribwa, inyama zabo zikaribwa, ariko ibyo ngibyo ntibijya muri ayo maraporo. Ibikwereka ko abo bakora amaraporo baba bafite intego bagomba kugeraho, bafite selective vision, babona ibyo bashaka kubona n'ibidahari bakabibona kugira ngo babashe kugera ku cyo bagamije. Ikindi nuko amakuru twebwe dufite nuko na MONUSCO yahangaha kuri ubu butaka turi kumwe na Yohana itariza ayo makuru kugeza igihe uriya muryango wa Human Rights Watch wabahamagaye babwira ati se tugiye gusohora raporo ivuga gutya. Abandi bati nta ngaho twumva ayo makuru ntabwo tuyazi. Ni gute abo ngabo abahano batayazi twe tukamenyeshwa amakuru, cyangwa nabo bakamenyeshwa amakuru n'umuntu wicaye muri Geneve? So ibyo byose ni ibintu bigenda bikwereka ko izo raporo ari impimbano. Icya gatanu nuko muri ayo ma organisation yombi yasohoye iyi raporo, yaba Amnesty International cyangwa Human Rights Watch, nta nimwe yigeze igera hano kuza gukora iperereza. None wewe wakumva amakuru ukihutira kuyandika utagize n'ubushishozi, utaje gukora iperereza, utamenya ukuri.
none se credibility yawe iba ari iyihe? Niba ushobora kuvuga amakuru wiyicariye muri office yawe ugahamagara, ibyo byose bigaragaza ko haba hari umugambi nyuma yayo. Icya kane nuko twebwe, icya gatandatu nuko twebwe twahamagaje iperereza ryigenga, independent investigation. Kuvuga twaravuze ngo abantu bose bashaka kumenya ukuri kuri nibaze bagende aho abo bantu bapfiriye muri ariya village bavuga yo muri park, baze bakora iperereza. Umuntu ntabwo ari nk'igiti utema kikagwa kikarangiriraho. Umuntu afite aho avuka, afite se, afite nyina, afite ba nyirarume, afite ba se wabo. Ibyo ari byo byose nubwo intumbi itaboneka, ariko hari abamupfushije bashobora kuvuga. Nibaze tubahe ikirere, tubahe free passage, bagende bakore iperereza, bagaruke batubwire ko babonye, batubwire noneho n'amazina, kuko bavuga abantu bapfuye, ntibaduha image cyangwa se amashusho, ntibaduha n'amazina. Abantu 319 habuze n'umwe ugira izina. Icyanyuma rero nicyo ndangirizaho warubajije, ntabwo ari bwo bwa mbere ibi bintu bikorwa. Muri bihumbi 2012 ibi byongeye gukorwa, igihe M23 yari igeze mu biganiro byenda kurangira, yenda gusinya amasezerano, havutse indi raporo nk'iyi ngiyi kugira ngo isabe umuryango w'abibumbye gufata umwanzuro wo kurwana. Nicyo gihe MONUSCO irwanye na M23 hano kuri ubu butaka. Niwo mukino kandi uri gukorwa, kandi noneho bagashaka no kuzanamwo ikintu cyo kwangisha ubwoko bundi. Kuvuga niba bavuze ngo abangaba bisha abangaba, bakavuga ko twisha abandande, twisha abahutu, biratuma umuhutu n'umututsi basubira gushamirana, kandi twaje kimwe mu byo twaje kurwanya n'urwo rwango hagati y'amoko. Barabizi neza, twirwa tubiririmba, twirwa tubivuga. Abo bahutu tumaranye nabo imyaka, twaravukanye, twarakuranye, n'uyu munsi turi kumwe mu kirere tugenzura, baruzuye. Ese uyu munsi niho twahisemo kubica kandi twarabarwaniye? Ibyo byose ubirebye, intego ni ukugira ngo ibiganiro by'amahoro biri Doha bipfe, ni ukugira ngo amahanga ahaguruke avuga ati ibi ngibi ntibishoboka, abangaba nta nubwo ari abantu bashaka amahoro mu gihugu, n'abicanyi, reka tubarwanye, intambara yongera itangire. Ega intambara ni fond de commerce, hari abungukira mu ntambara, hari abakeneye kwikomeza. Ibyo byose bigaragaza ko iyi raporo ni impimbano kandi ifite ikigamije. Icyanyuma nakongeraho plutôt ikibazo cyawe kijyanye na Doha. Ntabwo twohereje delegation Doha, nta delegation yacu iraza Doha gukomeza imishyikirano. Hagiyeyo abantu babiri bagenda bafite manda iri presi yo kwiga ikibazo cy'ifungurwa ry'imfungwa n'icyo guhagarika imirwano. Ibyo ni biri muri ya accord de principe twarangije gushyiraho umukono, kugira ngo noneho niba bishobotse nyuma noneho tuzohereze delegation ijya kuganira ku nkomoko y'intambara, cyangwa se root causes of the conflict, cyangwa cause profonde. Ntabwo dupfa kugendayo nubwo dushakisha amahoro, nubwo twizera ko ikibazo gihari ari cya politiki atari cya gisirikare, kandi ko umuti ugomba kuba ari uwa politiki. Nubwo twitabira buri gihe, nubwo tubifitiye icyizere gike, ariko tukabyitabira. Ariko ntabwo twapfuye kugenda gusa, twagiye kugira ngo turebe ko ibyo twashyizeho umukono bishobora kugerwaho, noneho tubone gutangira ibindi biganiro bikurikiraho. Murakoze.